Imvura imeze nabi muri iyi minsi. Muri iyi minsi i Kigali harimo kugwa imvura, sinzi nimba wenda wowe aho utuye imvura irimo irahagwa. Ibaze yuko ejo ndimo gutaha imvura nanjye yanyagiye, nyinshi koko. Ariko hari agasomo nigiyemo muri iyi mvura. Rimwe na rimwe hari igihe imvura igwa tutabiteganyije, muri make tutazi yuko iri bugwe. Ndabizi habaho igihe cy'iteganyagihe bagateganya igihe bakaba bazi igihe izagwira, ariko hari n'igihe igwa bitateganyijwe nyine bitari bizwi. Uko nguko imvura ibasha kugwa ntawe uzi igihe iri bugwire, niko n'umugisha wawe Imana yakugeneye uzakumanukira mu gihe gikwiriye. Uko byagenda kose n'izuba ryamara imyaka ingahe ariko imvura n'ubundi bizagwa. Kandi nanone nubwo imvura yagwa bingana iki, izuba n'ubundi igihe kizagera rive. Bivuze ngo nawe uko byatinda kose umugisha wawe uzakugeraho mu gihe gikwiriye. Abantu dukunda gucika intege tukumva yuko imigisha y'Imana yatugeneye itazatugeraho bitewe n'uko twarambiwe. Umva inkuba. Ariko tugomba kwihangana kubera ko Imana ntabwo ishobora gukora mbere y'igihe cyangwa se nyuma y'igihe. Imana ikora mu gihe cya nyacyo. Ushobora gusanga Imana iguhaye umugisha wawe mbere y'igihe ugasanga ukugizeho ingaruka kandi wenda bari kurindira igihe cya nyacyo. Ikibazo si uko Imana itaturemeye imigisha, ahubwo ikibazo ni twebwe bitugora kwihanganira icyo gihe bizafata. Ijambo ry'Imana riravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Hagarara ukomere ushikame wihanganye ntucike intege, igihe cyawe kizagera. Imana irakuzi kandi irakuzirikana, mu gihe gikwiriye izaguha ibyawe. Shalom. Imvura imeze nabi.